Ndabasuhuje mwese bakunzi ba channel Umuntu 7 TV, aho mugiye muri hose hatandukanye mu bihugu byo hirya no hino, tubibutsa gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus, urinde n'ubuzima bw'abawe muri rusange. Turashimira cyane abantu bakanze kuri subscribe, muri abantu b'agaciro cyane. Niba nawe utarabikora, icyo nicyo gihe cyawe, murebe kuri iryo bara ry'umutuku ukandeho, uraba ukoze ikintu gikomeye cyane. Amazina y'uwo muri kumwe ni Malayika Kevin. Mu biganiro byacu byatambutse twari turi kureba ku ihohoterwa ababyeyi b'abapapa cyangwa b'abamama bakora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu kanya gato tukaza kugaruka turebera hamwe, tuganira twibaza ese imibereho y'urubyiruko n'abashuga dadi na shuga mami turayivuga iki? Naho mu kanya. Ubushize twarebye ihohotera ababyeyi bakora kugira ngo bagere kuri ba bana cyangwa rwa rubyiruko bifuza kuba bahohotera mu buryo bworoshye, binyuze mu kubafata ku ngufu cyangwa se bakagira ibyo babereka bibararura mu buryo bwihuse kugira ngo babashyikire. Mu kiganiro cyacu tukaba tugiye kwibanda ku rubyiruko, imibereho yabo n'uko babana na ba babyeyi. Ahanini bakunze gukoresha ibyo babereka cyangwa ibyifuzo byabo babakemurira mu buryo bwihuse kugira ngo bakunde babakoreshe ibyo bashaka. Tuganire nk'urubyiruko, yewe wa mukobwa we nawe wa musore we, tuzi neza ko hari imibereho myiza iri kutubera myiza bitewe na communication cyangwa umubano dufitanye na ba babyeyi. Ese tujye dutekereza ubuzima bwacu bw'ejo mu gihe babandi badahari, cyangwa niba uyu munsi twishimye, ese tuzakomeza twishimira ibyo byishimo byo duhoramo, cyangwa ibyo byishimo bishobora kutuzanira amarira adashira ndetse n'abazadukomokaho? Turebe ku ruhande rw'umukobwa. Niba uzi neza yuko ufitanye umubano udasanzwe n'umugabo runaka, afite abana mu ngano urabazi cyangwa ntubazi ubabona ku mafoto cyangwa se uranabumva, ese ujya ubitekerezaho iki? Muragenda mukaramarana hafi icyumweru ahantu runaka, nibyo wenda yaguhaye ubutunzi buri hejuru, ukomeje ibyo bintu, ujya utekereza umuryango we aho uri uko umeze? Ese ujya uwugirira amatsiko? Ese ubwiwe n'iki impamvu uwo muntu muri kumwe? Ese ujya utekereza ko uzavamo umubyeyi, uzabona ukwita mama ndetse nawe ukamushyingira? Ese uzi urugo rwawe cyangwa urugo rw'uwo wabyaye ruzaba ruhagaze gute? Nibyo ndakumva aka kanya ushobora gutekereza kuvuga ati nibyo byishimo mfite, ntabwo neze kubabara, isi yanjye nyirimo, ibyishimo ndimo ntabwo nzabivamo, hari aho maje kugera. Ubura amaso urebe, niba wa muntu mumarana icyumweru, mumarana iminsi ingahe, umuryango we utamuheruka, uwo rurira ntabwo uzi ibibazo babamo, wibwira ko yamarira azaza kuri wa mugabo wakagusiga? Nta mahoro, nta gutuza, na bya bindi byose yaguhaye hari igihe uzagera ukabibona nk'ibidahari, ukabiburiramo amahoro. Ese niba uri umuhungu ufite umubyeyi w'umumama angana na mama wawe cyangwa aramuruta, ungana n'abasore be bandi, uri guhuza na wa mubyeyi, nta kintu ubitekerezaho nk'umuntu ejo ukwiye kuvamo umugabo wigira? Ahubwo usanga urubyiruko dushaka ubuzima bworoshye. Mbega niba uyu muntu ari bubume iki ngiki mu buryo bunyoroheye, niwe turi bwumvikane, niwe turi bukorane. Ntabwo ndi burebe ejo, ntabwo ndi butekereze ejo, ndashaka iby'aka kanya kuko ari byo nifuza kugeramo. Ni wowe uzavamo umugabo, ni wowe uzatunga umuryango wawe, ni wowe uzabaho urugero, ni wowe uzafata imyanzuro. Ese wibwira ko numara kugera mu rugo rwawe, nuhura n'ikibazo uzajya guhamagara ba bagore bandi bakuze ngo muze turyamane munkemurire iki, muze mumfatire icyemezo?
ahubwo urubyiruko rushaka kubaho rwemeze bagenzi babo, berekane ko barenze. Aze mwihera akamodoka mu buryo bworoshye, yirirwa akazengurukana abana bagenzi be babone ko ari hejuru. Wa mukobwa aze ahinduranya ibintu runaka buri kanya, yurira indege yivamo ava hajya aha, kugera ko bagenzi be karenze. Nyamara bya bintu uri gukora muri wowe ndani nta mahoro 100%, ndahamya neza ko aba arimo. Ugeraho ugatekereza, si ibintu ndimo birakwiye? Ese kuki twakomeza gukora ibintu biducira urubanza? Tuzi imiryango iduhangayikishije hano hanze, amadivorce agenda akorwa, gatanya zabaye nyinshi kubera urubyiruko rugenda rwinjira mu ngo z'abandi. Baho niba ari umukobwa agakurayo umugabo w'abandi akamurarura mu buryo runaka kuko akeneye ko ari byo amukemurira. Niba ari umuhungu agasanga umugore w'abandi afite iki agashaka ababinshuti kugira ngo agire ibyo amukemurira. Ese wibwira ko uzashaka? Ntiwibwira neza ko urugo rwiza uzarwitoza igihe uzaba warugezemo. Ugomba kurwitoza utararugeramo. Ugomba kwiga uko uzabwira abana bawe uti iki ni iki, iki ni kibi, iki muzahangane gutya. Ese uzabasha gute guhangana n'ibibazo by'urugo rwawe uzi ko hari ahandi wabujije amahoro? Niho hahandi uzajya ubona umugabo wawe mu gihe runaka aje atuvuye, wari kumwe na bwa bukobwa, wari uri kumwe ibi n'ibi, umaze iki gihe hahana, kuko uzi neza ko ba bagabo mwahuzaga ariko bari bateye. Ubona umugore wambwiye ati uriya muhungu wa muri kumwe n'uwahe, uriya muhungu mwaryamanye, uriya muhungu iyo nahari niwe uza, usange imidugararo, amahoro make mu rugo niyo yiganje. Bitekerezeho, ntawe uzagufatira umwanzuro, ntawe uzatuma ubaho neza, ni wowe ubwawe. Kandi ibyo uri gukora uyu munsi bikugiraho ingaruka ejo hawe. Abana bawe hari ibyo bagusaruraho, barakura bakagira imico bagukuraho. Ese uhagaze gute? Ese niba wumva ko hari uw'abandi ufite, hari urugo rw'abandi uri kubuza amahoro, gerageza utuze. Buriya uzaba intwari ndetse uzaba wo kwishimirwa igihe uzaba ugeze ku kintu wakivunikiye, nibwo wumva uburyohe nyakuri bwa cya kintu. Ikintu waruhiye, ikintu wihanganye ukakigeraho ukabona ugeze iterambere runaka, nibwo butwari buri hejuru, niyo nsinzi nyakuri. Ntabwo intsinzi ari ukubona ikintu mu buryo bworoshye. Niba ugerageje ubuzima bukanga, gerageza utuze, turiza hamwe, shaka ababyeyi bakugira inama, shaka abakuruta bakugira inama, ati caha kora iki. Niba byanze tuza, reka kwishora mu yindi mico itari myiza, usenyera abandi, uteza agahinda abandi. Uzirikane neza ko ejo byitwa ejo, uyu munsi byitwa uyu munsi. Ntabwo uzi uko ejo uzaramuka, ntabwo uzi aho abana bawe bazaramukira. Gerageza wubakire wa muntu ukuzi cyangwa n'utakuzi, gerageza wiyubahe aho uri hose, kuko ntabwo uzamenya uwo muzashakana aho azaturuka. Ni hahandi niba uri umusinzi uzahora uzi ko abakobwa bose ari abasinzi, kubera bitewe n'abo muhurira mu tubari. Niba uzi ko uri umujura, uzahora uzi ko abahungu bose ari abajura, bitewe nawe mukobwa ibyo uhora wibuka ajyana kuri ba bahungu. Gerageza witekerezeho, gerageza wisuzume, ababyeyi ubegere bakugira inama, ndetse ubohoke, wumve ko hari icyo ugomba kwigezaho. Niba uri umugabo, niba ari umusore wumva ko ushaka kuzaba umugabo, ubihagarareho, ubiharanire. Ejo hawe haraharanirwa, kandi icyo uzakora cyose wakivunikiye kizakubera cyiza, kiguhe ishema ndetse kiguteze ibyishimo by'ubuzima bwawe bwose n'abawe. Icyo dukwiye gukora ni iki? Yewe wa mukobwa we, wagiye uca mu nzira nyinshi z'umwijima, wagiye ugira ubucakura bukomeye butandukanye. Iki ni cyo gihe wige kuba umubyeyi muzima, wige kuvamo umumama mwiza, umumama ufite imico myiza, ku buryo ibiganza byawe abana bazavukiramo bazaterwa ishema no kukwita mama. Bazajya mu bandi bakumva ko nta pfunwe bafite ry'uko uri umubyeyi wabo. Wavamo umubyeyi ushoboye kandi ushobotse. Yewe wa muhungu, umva ko ejo uzaba umugabo w'agatangaza,
umugabo ufata icyemezo mu bagabo bagenzi be, wa mugabo bose bavuga ati uriya muntu arashoboye, uriya muntu ni umunyembaraga. Niba bavuga ko umugabo ari umutwe w'urugo, nta handi biva muri kwa gufata icyemezo, muri kwa gukora kugira ngo ubungabunge umuryango wawe, muri kwa kwiyemeza kandi ukagera ku ntsinzi. Icyo twese duhuriyeho ni iki? Ni ugucira bugufi Imana, tukayisaba imbabazi kandi tukanisaba imbaraga zitubashisha muri urwo rugendo tugiye gutangira. Ndizera hari ibyo waretse, ndizera hari ibyo ugiye guhagarika guhera uyu munota. Ahantu uzumva utuje utekanye ni hehe? Igihe uzavugisha wa muntu mwakoranaga amabi ukamubwira ngo iki ni cyo gihe nawe wegera umuryango wawe, uwucire bugufi, uwusabire imbabazi, utangire kuwishimira nk'uko mbere byahoze. Nanjye nisobanukiwe hari uwo ndiwe, ari intambwe nkwiye gutera, kuko namenye neza ko hari inshingano imbere yanjye zihari kandi naba umuntu udasanzwe mu gihe mvuye muri ibi. Muri cya gihe wakoze icyo kintu uzumva umutima wawe amahoro adasanzwe, umucyo udasanzwe uje muri wowe, kuko hari undi muryango wo ku ruhande babandi babuzaga amahoro bagiye guseka no kwishima ku bwawe. Reka dusingire ibendera ry'ubutsinzi bwacu muri cya gihe wumva ugiye mu bintu bitagufitiye akamaro, hahandi wumva ko ukoze ikosa runaka, ntuzasubire inyuma ngo ujye hahandi wavuye. Iga kwegera ababyeyi bakuruta, mugirane inama, bakuganirize, ubaganirize, uzabohoka kandi gushaka no gushobora byose uzabigeraho. Uzaba umuntu udasanzwe mu gihe runaka, mu gihe wemeye kugira ibyo ureka, mu gihe wumva ko ibyo ugiye gukora byose ari mu mucyo kandi ukwiye kubera abandi urugero. Ndabashimiye cyane. Umuntu wese twabanye wumva ashaka kuduha inama, inyunganizi, amanuke hepfo gato muri komenti. Ese wowe urabyumva gute? Ni ikihe gitekerezo watanga? Icyo wumva se twazaganiraho ubutaha? Nta handi, umanuke gato muri komenti, turahari kukumva, turi hano ngo tugirane inama kandi nibyo by'akamaro kuri twebwe. Imana ibarinde. Ciao ciao.